Bavandimwe rero tugana ku musozo ndagira ngo mvuge iki kintu buri muntu ave hano agiye kwigenzura. Burya ni ukunanirwa gukora icyo Imana yagamije ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana ubu turi mu gihe cyo guhimbaza, ubu nonaho turimo twiga, yaba ari njye wigisha yaba ari mwe mwiga, buri muntu azabazwa uko yumvisha. Ni iki nakuye hano cyahinduye iki ku buzima bwanjye? Yaba ari ubwoba ngira ku buzima, ubuzima nabuciye amazi, icyo Umwami aduhamagarira mu Filipi 4:6 ngo don't be anxious about anything. Ni itegeko ry'Umwami, mwishime, mbisubiyemo, mwishime. Ni gute gusobanukirwa ko nazutse nkavana mu rupfu nkajyana mu bugingo byabaye umugati unyura ku buryo ibintu byose iyo nekereje icyo ngicyo byose biyenga bikamera amababa bikaguruka. Guhangayikira ko umugabo ataraboneka, ko umugore ataraboneka, guhangayikira ko iwacu barwara ibi, guhangayikira ko njye ndwaye iki cyangwa kiriya. How really kumenya ibi, kubyizera, byirukanye ibyo ngibyo? Ni gute byagize ingaruka ku icyo twita inzozi? Muri screen yanjye mfitemo iki nita inzozi mbyuka ndeba? Ni ibiri mu ijuru cyangwa ni Tesla cyangwa ni kuba maneke cyangwa ni kuba billionaire minded? Bavandimwe, tugomba kwigenzura, twiyobagiza nkana. Uzi igituma uba wiyobagiza nkana yuri uwizeye? Kuko uzi neza bidashubirwaho ko Imana yaciye iteka mu Itangiriro 3 ngo tuzakoresha umubiri wacu tubire icyuya tubone ibyo turya, ngo ku bagabo igihe kigere dusubire mu gitaka. Ibintu byose wanyunyuje, yaba bombo, niyo wafata igishashi cyazo ukazishyira mu kanwa, umunsi wo kuva muri iyi si ubwo buryohe n'ubu ukibwumva. Amarari yose nabonye ejo bundi umugabo Nicholas arimo asobanura ukuntu ikuzimu ari ahantu. Iki cyanangaje ni iki? Ni ukuntu amarari yose ufite, nibura ukaba wifuza umugabo ngo w'ibogari, umugore se maneke, amafaranga se version runaka, uraho ubyifuza, cyangwa kugira umuryango n'ishusho ukaba ufite inzozi z'ubukwe runaka, cyangwa se ibindi byinshi bishobora kwicomeka mu mutwe w'umuntu twakuriyemo. Bibiliya ivuga ngo ese ngo usibye ingeso mbi mwatojwe na ba sogokuruza, si ibyo se? Reba ubwoko bwawe nimujya gushaka uduheshe ishema, ikundishe ngo kuba afite ubwenge. Uwo uri umuswa ni urugero mu ishuri, ariko iwanyu barakwigisha ngo ujye wikundisha ku bana b'abanyabwenge. Umva ukuntu baturera, umva iyo kind of, umva iryo bere twonka. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ni izihe ngeso mbi zibatera isoni muzitekereje umunsi mwigishwe na ba sogokuruza. Rero umuntu wazutse by'ukuri abasha kwisohokamo akabona ibyo bintu koko. These things were not innocent. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bavandimwe, ni revolution mu muntu ku giti cye, bukagucurika nyine bukakuzunguza kabisa. Abantu bakavuga ati kari akantu, batangira nyine binuba, ariko igihe cyagera bakatuza akavuga ati nuko nyine twamufashe nk'umusazi, he belongs there. Abavandimwe njya mbona bamwe bibwira ko kuza kuba mu nzu y'Imana no kubasha kwigisha abandi ijambo ry'Imana ngo ubwo musaza wabo yabaye rokete, noneho ubwo yaza akavuga mu bukwe. Nyumvira icyo bakuramo, nirwa mbaririmbira mbinginga mwizere umusaraba wa Yesu Kristo, muzuke muhumuke. Ariko icyo babonyemo nuko ubwo nigishije hatandukanye banyifashisha mu kuvuga nka MC. Ngaba bisi ibintu byose bibara gutyo in terms of benefits. Ni gute bibyazana ishema ku muryango, ni gute ibingibi byatuzamura, ni gute ibingibi byangwiriza abamfasha mu bukwe, ni gute ibingibi, nuko ni imibare niyo mfasha kwifasha association niyo. Kandi koko nibyo, they judge things based on the 5 senses. Babarira ibintu kuri sense 5. Nakuramo iki? Byakongera iki kuri po? Byamfasha iki mu kugaragara neza imbere y'abandi? Bene data, dukeneye kwigira ku mwisho. Ibyo rero no kwiyobagiza nkana, kuko urabizi neza ko uzabisiga kumva. Kuki se bituboha? Tuba twahumirije tugatwarwa na wa muntu wundi Bibiliya itubwira uturimo ushaka ibyo tudashaka. Mwumva iyo ntambara uyifiteho amakuru, cyangwa iryo ni turufu usohora iyo uhuye n'umuntu ugutunga urutoki? Iyo ntambara yo gukirana uri wenyine nyine wiyiza ujya usenga uri wenyine ukavuga utari ku Mana,
wanyishwe nkava muri iyi si aho kugira ngo nkomeze mfite irari ryo guhindukira nciye ku bakobwa. Wankuye wanciye ururimi aho kugira ngo mvuge ibintu nabaho ukarukeba rukavaho. Nibyo byari bya Simiyoni amaze kwakira Kristo mu ntoki yavuze gute? Yavuze ati mwami sezera umugaragu wawe, nyine ubuzima ndabuhaze ubwo mbonye Kristo, kuko nakira agakiza. Nguko gukizwa, nguko kuzurwa, nyine nguko icyatumaga itoro rya mbere rifite imbaraga. Abantu batize, abarobyi banuka amafi, ariko abami bakavuga ati ariko aba bantu bubitse si ni ntabahageze, nta zindi mbaraga, nta mirwano, ntabwo bari bafite abavugira muri leta no muri politiki, cyangwa bagira uruhare mu kurwanya abortion, cyangwa bagira uruhare mu kurwanya bandika amategeko nshinga aho uburenganzira itorero. Wapi, bari underground mu myobo. Ariko kuvuga ukuri, wagera no kwirimba ryabo ukabona ritandukanye n'iry'abatizera. Nibyo Paulo yandikaga mwuka wera muri mukabare nk'abatizera. Nuvuga ngo hari n'uburyo bwo kubabara kuwizeye. Bene data, ubu Kristo bwa mushroom nyine bwo kuba umuntu ari nk'ikiyege. Ikiyege murakize, ni ikintu iyo ugishyizeho ukarangaraho gato gihita gipfa. Ni ukuvuga ngo gifate ugiteka ku kanya. Ntabwo ari bwo bwa mwuka wera, ntabwo ari bwo bwa Bibiliya y'abavandimwe, ntabwo ari bwo. Dukwiye rwose gutakira umwami akadukurugutura tugakanguka, hanyuma ukaranga iyi si yose irubika. Kandi rero ikindi kiba gikomeye ni uko igihe cyacu ari kigufi. Bibiliya ivuga ngo Dawidi amaze gukora iby'Imana ishaka mu gihe cye arapfa, baramushyingura arabora mu gihe cye. Urumva buri muntu muri twe afite igihe cye, ariko twe tukirebera he? Nashatse, nabonye abana. Ntabwo ari byo bavandimwe. Ni igihe cyacu, turahari ubu. Abari mu itorero runaka urahari, iki nicyo gihe cyawe, ejo bundi urabora, urashira, urabizi. Iryinyo, ubu abantu bose banyumva, iryinyo ryawe rikutse, usibye gushaka iry'itungo ntabwo ryakongera kumera. Nese ubwo ibyo biratubwira iki? Byararangiye, amahirwe ashoboka yamenye kumera yarashize. So tureke rero kwiyobagiza tubizi bavandimwe. Umuntu rero utarakizwa, umuntu utazi neza ko apfuye umunsi yajya mu ijuru, atari uwera n'umuziranenge imbere y'Imana, bidatewe n'ibyo akora. Umuntu utazi neza ko bamaje ngo ariko wajya mu ijuru, ati kubera iki? Kubera yuko Kristo yampfiriye, kubera yuko nejejwe rimwe kugeza iteka ryose. Ako kantu karakomeye, kwezwa rimwe kugeza iteka ryose. Iyo umuntu akijwe, akizwa rimwe kugeza iteka ryose. Akizwa iki? Dukizwa umujinya w'Imana. Uwuhe? Uterwa na kwa kwiyobagiza. Buri muntu avuka yiyobagiza. Nibyo biri bivuga ngo umunyabyaha ngo akiva mu nda ya nyina ariyobagiza akabeshya. Simubizi se muri Zaburi? Buri wese igihe kigomba kujya rero Imana ikaduhumura, tukabona Kristo, tukabona ubwiza mu maso ya Kristo. Umwe Yesaya yavugaga 53 ngo nawabonaga ubwiza. Utarizera wese nta bwiza bwa Yesu Kristo, nta gaciro abona yumva ari story isanzwe. Ariko uwazutse, Imana ikamuha kwizera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, akizera ko yamupfiriye, bigasa nkaho mugana batubanjirije Kristo aba vivid kuri wowe, abo kuri wowe ku rwego bavandimwe. Wagira ngo wumvaga umuntu wamuteye umusumari, bisa nkaho wumvishe iyo sound bamutera umusumari mu kiganza, ukamenya ko ubuzima bwawe ubusheta kuri uyu, murabyumva ko ubugingo bwawe bw'iteka bushingiye kuri uyu, kubera ko yagupfira akakuzukira. Ntabwo tujya umujya kure iyo byagenze bityo. Bene data rero mureke duhuguke, tubwirize ubutumwa bwiza dushize amanga. Umuntu wese tubwire ko ijuru ridakorerwa, ari impano y'Imana y'abazuwe bakava mu mwijima bakajya mu mucyo. Kandi nyine nurya indimi uvuge ngo ni wihana ukizera. Hari abantu benshi birirwa bigisha, ariko ntugire aho ubwira umuntu ngo ihane, kubera ko naza kumbaza gusa nivuze ko ari imirimo bivuga uko biri. Ihane, kurwanya Imana, kwiyobagiza, kubaho ubuzima ushaka wibwira ko Imana ifite ikigukeneyeho kandi ikugenga. Wiringira ibyo Kristo yakoze ku musaraba, ubone ubugingo buhoraho n'umusaraba wo kwikorera. Atanga ibintu bibiri, ubugingo buhoraho n'umusaraba wo kugenda wibambaho. Ngubwo ubukristo bwa Bibiliya, ngubwo ubukristo bwarwanaga n'intare, ngubwo ubukristo bw'abazajya mu ijuru. Niyo mpamvu biri bivuga ngo bakeya niyo wabona iyo nzira ifunganye, ngo abenshi igihirire bazavuga ati mwami mwami. Kubera iki? Ku ijuru ari ubuntu nta muntu urikorera, kubera ko
gukizwa kwa muntu ni igikorwa cy'Imana ikora. Tugomba twe kureba gusa ko byadukorewe bitewe n'ibyo birivuga. Rero hatagira umuntu ukomeza kwiyobagiza nkana, utarizera ufite ikibazo akibaze, uve mu mutego w'abiyobagiza nkana.